Iki ni igice cya kabiri. Hari bimwe utari buze gusobanukirwa niba utarehereye ku gice cya mbere. Wabanza ukacyumva ukabona gukomereza aho tugeze. Nasefu yubitse umutwe umwanya munini mu maguru atekereza ku cyo yakora yakibuze. Umutima waradihaga, umujinya ukazamuka, agahinda kakamwica, byose bikamuzengurukamo. Beritani yaramuhagaze iruhande, nawe yabuze icyo yamubwira. Abandi bo bari bagiye bakomeje gushakisha mu ngo z'abaturanyi no mu mihanda ngo barebe ko babona Taviya. Nasefu yatekerezaga kuri nyina wari waraguzwe n'abagabo b'abagome bamukoreshaga bamwishimishiriza hari benshi, bakabikora bamukubitagura, agahinda kakamurenga kurushaho. Niwe wari warigurishije yitangira mushiki we na se ngo babone amafaranga yo kubaho no kwishyura umusoro. Yitangaze ko umuntu uri bumugore aramujyana mu buhinzi, nyamara bamujyana mu gushimisha abasirikare. Nasefu yarabikoruraga agatekereza ko na mushiki we wari wabuze, byanga bikunda ari abari bamushimuse bagiye kujya bamukoresha ibyo bashaka. Amarira yatangiye kumanuka ku matama, uyobora umutwe arebana na Beritani mu maso, yongera kuwubika atamureba. Aramubaza ati mbwiza ukuri, mushiki wanjye ntabwo ari wamugiriye nabi? Ese waba wamuhatiye kugukunda akagenda? Beritani, mushiki wanjye namungishirije hano ari wowe ubingiriyemo inama. Urambwira utazaba afite amahoro, nta muntu uzamuhemukira ari iwanyu. None nakwiyumvisha ko mushiki wanjye yavuye mu rugo rwanyu akabura, waravuze ko nta wava hanze ngo amuhemukire. Ese ubwo bivuze ko mwebwe bo mu rugo ari mwe mwatumye abura? Mbwira, mwamukoreraga iki cyatumye yifuza kugenda? Beritani yaciye bugufi aramubwira ati inshuti yanjye Nasefu, ndakubaha cyane urabizi, kandi uri inshuti yanjye nkunda nk'umuvandimwe tuvukana. Ese uribuka ubucuti bwacu igihe bwatangiriye? Nasefu ati yego ndabyibuka. None nawe ati niba ubyibuka, urabizi ko ndakwishimiye nawe ukanyishimira, ntawe uzi niba udafite umuryango. Gake gake wambwiye ab'iwanyu ukambwira ukuntu bene wacu b'abakovani babahemukira, babaka imisoro, abayibuze bakicwa, ko ibyo ari byo byakuzanye mu gisirikare ngo ujye ukorera amafaranga yishyurira ab'iwanyu. Urukundo wakundaga umuryango wawe rugatumye ngukunda kurushaho. Nyuma mbwiye ko ufite mushiki wawe umuvukana ari we Taviya, uko umukunda cyane. Sinari nzi isura ye nuko ateye. Nakubajije uko ameze, umbwira ko ari mwiza gusa, nta kindi wambwiye. None ni gute utekereza ko aho namuboneye nkamukunda narenzeho kumugirira nabi? Kuba yagiye nta ruhare nabigizemo. Erega twari tunaganiriye neza, ntabikubwiye. Sinari kuganira nawe neza kuriya ngo nifuze ko agenda. Naraye nishimye ntekereza nti ndakora igishoboka cyose nyoka hakurwe, wenda Taviya nyemere tubane. Naraye mpanga imipango myinshi cyane idasanzwe y'ukuntu yakorwa hariya hantu. Erega nubwo Taviya atankunda, nta mpamvu nimwe naba mfite yo gutuma ahunga. Bashiki banjye bamufataga neza cyane, bamwitagaho kuko bari bazi ko azaba umugore wanjye. Kuva kera bashiki banjye baranyubahaga cyane, ariko aho ngiriye mu gisirikare byarushijeho. Aho ngarukiye mfite ipeti ryo hejuru, noneho basigaye bantinya nubwo tuvukana. Ngaho utekereza ku kuntu batinyaga umukobwa nababwiye ko ari uwo tuzabana. Nasefu, njye nawe turi abavandimwe. Taviya nubwo tutabana yasigara ari nk'umushiki wanjye, kuko we nta giteze gutuma tureka kuba abavandimwe ngo nuko ndi umukovani wowe ukaba muri vati. Rero gutekereza ko mbifitemo uruhare ngo bitume tudafatanya gukemura iki kibazo, wakaretse tukaganira mu buryo bwiza, tukareba icyo twabikoraho dufatanyije, ukumva ko nta ruhare nabigizemo. Umubyeyi wawe numvaga neza uko yava hariya hantu, ntangiye kwizera neza ko Taviya azaba uwanjye, kuko amasezerano twari tugiranye inyuga nari kuba nyubahirije. Urumva ko nabuze umugore, kandi umugore ahinduka umubiri umwe n'umugabo we. Nabuze urugingo rwanjye nk'uko nawe wabuze uwo musangiye amaraso. Nasefu yakomeje kubitekerezaho, abona kurakarira cyane Beritani cyangwa mu rugo rwabo nabyo ntacyo uri bumugezeho. Yigira nkaho nta muntu n'umwe ari kubishyiraho cyangwa arakariye. Nubwo ari umusirikare ukomeye, yarabizi neza ku bwoko bwabo igihugu cyabo cyose kigaruriwe n'abasirikare b'abakovani. Abaturage b'abakovani nabo ubwabo barushaga agaciro umusirikare wo muri vati. We nibyo yaragwaniraga ingabo z'abanzi, ari muri vati wabaye umusirikare w'abakovani. Ariko mu gihe yari ari muri icyo gihugu cya Kovani, yarutwaga n'umuturage usanzwe waho. Kuba ari gushozaho intambara byari kumushyira mu kaga gakomeye. Yari kuba arwanyije ubwoko bw'abakovani abisangiye mu gihugu cyabo. Noneho muri ako kanya abasirikare be bane bari baje bamuherekeje, babiri bari bajyanye na Dokariya, uwo akaba mushiki wa Beritani, abandi bajyanye n'undi mushiki we mukuru Masarina, bagiye gushakisha hirya no hino ngo barebe ko bamubona cyangwa bakagira umuntu bumva avuga ko yamubonye. Mu gihe bari bakibategereje baganira batyo, Nasefu arahagurutse ahobera Beritani, aramubwira ati ndabizi ko ibyo natekereje kuri wowe utabikora. Ntabwo watuma mushiki wanjye ahangayika, ntabwo watuma ahunga, ariko ishyire mu mwanya wanjye utekereze nka mushiki wawe Dokariya cyangwa Masarina aje iwacu
akaba ari mu buhungiro ngo hatagira umuntu uza kumutwara akamugira umugore ku ngufu yitwaje ubwoko bwe, yitwaje igihugu akomokamo no kuba umwami wabo yarigaruriye ubwami bwacu. Noneho utekereze wowe wasigaye utuje ngo mushiki wawe ararinzwe, waza kumusura ugasanga yabuze. Ese ntiwamera nkanjye? Ibaza noneho ko ibyo mama akorerwa ku manywa na nijoro, ndi gutekereza ko mushiki wanjye niba yatwawe ku ngufu nawe aribyo agiye gukorerwa. Beritani yaramubwiye ati ndakumva, nanjye byampagarika umutima ndetse nkabanza kutakwizera, ariko nyuma nageraho nkakugarukira. Wibuke ko mushiki wawe ari njye muntu twavuganye nyuma agahita ajya kuryama. Ndahamya ko atashimuswe kuko nta musirikare cyangwa undi muntu uwo ari we wese wari kuza kumukura ahangaha ngo atasakuza tumwumve. Ahubwo birashoboka ko ubwe yagiye kuko wenda atifuzaga kuba ari hano. Ariko nkibaza ni gute yaba yampaye ikizamini twagiranye amasezerano ko umubyeyi wanyu agomba kuba hariya ahantu mbigizemo uruhare akabona kumbera umugore, ku munsi wo gutangira kubigerageza akaba aragiye. Na Sefu yaramubajije ati se ubundi kuko mama hari uburyo yamukora ahari? Nawe ati nari mbitekerezaho kandi uburyo burahari, uretse ko ari bumwe gusa nabonye. Yagiye kumubwira ubwo ari bwo, Dokari yahita aza ari kumwe n'abasirikare babiri bari bamuherekeje bagiye gushakisha Taviya. Ari kumwe n'abo basirikare babiri yahise ababwira ati amakuru tuzanye harimo ikintu kimwe cyiza cy'uko aratuma na Sefu adukuraho icyaha mu rugero runaka, akumva ko mushiki we yacitse ku bushake bwe bitewe no gushukwa. Na Sefu yagize amatsiko. Beritani ahita amubaza ati muzanye ayo makuru, umenya aho aherereye? Yarababwiye ati mbere na mbere ndababwira ko Taviya atashimuswe, nta muntu ari kuza kumuvana hano mu nzu ngo tubiyoberwe, nta rugi na rumwe rukinguye cyangwa urwo bangije. None urumva umuntu yaza kumushimuta nawe agahita amutwara neza akamukingurira inzugi bakagenda nkaho nta cyabaye? Uya ntabwo bikunda. Beritani yarebye na Sefu ashaka kumwibutsa ko yabimubwiye, gusa ntiyagira icyo avuga. Dokari arakomeza ati ubu tuvugana hari abandi bakobwa babiri babuze muri uru rusisiro, umwe yitwa Bekasi undi yitwa Verimone. Abo bakobwa nabo barabo mu bwoko bwa na Sefu, ni abarivati. Mu gihe twashakishaga muri buri rugo twamenye ko ari abo bakobwa babiri babuze. Buri muryango wabishakiraga ukwawo, ntabwo hagati yabo bazi ko bafite ikibazo kimwe. None murumva byahuriranye gutyo gusa? Uko biri kose kuko abo bandi bo bari babayeho nabi, birashoboka ko batewe ubwo Bataviya bakamwumvisha ko nawe azagira agahemukirwa, bityo bakamusaba gutoroka. Beritani yarazi abo bakobwa babiri bari baraguzwe muri Rivati baraje gukorera abo bantu bari baturanye. Yahise amubaza ati none se Taviya yaraziranye nabo bingana iki ku buryo bagezeho kugirana ubucuti bwatuma bose bapanga gahunda yo gucika? Yaramusubije turabizi ko umuzana hano wadusabye kumwitaho kuruta uko twiyitaho, tukamwubaha, tukamurinda, tukamugira inshuti, tukirinda kumwereka ko dusuzugura mu bwoko bwabo, kandi tukamujyana aho ashaka hose. Ibyo twarabikoze tumugira inshuti ndetse tukajya tumutembereza. Bwa mbere nawe twisabye ko twamutembereza ahantu hose muri aka gace, bihurirana n'uko natwe twabyifuzaga. Twamujyanye mu isantere, mu mihanda, ku nyubako zikomeye z'inaha n'ahandi hantu, nyuma tujyana ku iriba. Yifuzaga kureba aho dukura amazi kuko ntajyayo, adufasha imirimo yo mu rugo gusa, nabwo akabikora bitewe n'uko yaramutse atabishaka ntabwo yadufasha. We rwose yarabayeho nk'umwamikazi. Na Sefu yari yacecetse ashaka kumva aho kubura kwa mushiki we ko ari guhuriye no kubura kw'abo bakobwa. Beritani nawe yifuzaga ko Dokari yabisobanura akantu ku kandi nta na kimwe asize, nk'abasirikare bakamenya aho bari guhera bashakisha. Yamusabye gukomeza, nawe ati icyo gihe twahereye mu gitondo tuzenguruka ahantu henshi, bigera saa 5 tutabonye umuntu n'umwe muri Vati. Mu kugaruka tugeze ku iriba, yabonye umukobwa wo muri Vati wari uvuye kudaha amazi yifuza kumusohoza. Uwo ni Bekasi, kandi Bekasi nawe arabizi ko nta rwango tugirira abantu b'iwabo. Bekasi yatubonye tuganira na Taviya biramushimisha, bihurirana n'uko Taviya nawe yashaka kumusohoza akamubaza amakuru kubera ko yari mwene wabo. Icyo gihe baganiriye twe turi ku ruhande tutabumva, nyuma y'iminota nk'ibiri amusezeraho yamufashe izina mu mutwe, turakomeza tujya ku iriba aho yari avuye. Mu kuvayo twahuye na Verimone, noneho yari agiye ku iriba twe turi kuvayo aradusohoza. Taviya ahita amwenyura aramubwira ati nishimiye kubona undi muri Vati inaha. Verimone nawe yaramwenyuye, gusa aramubwira ati sinakwemera ko duhagararana ngo turi kuganira. Niba ushaka kumenya aho nturuka, ushaka kuganira nanjye, wenda ukamenya ko mva mu ifasi imwe nawe, ngwino tujyane tudaha amazi tuganira ngaruke kuko ntinze databuja yanyica. Ubwo nabyo ntitwari kubyanga, twaramwemereye ajyana nawe, twe dusigara duhagaze ku ruhande. Guhura n'abo bakobwa bakagira umwanya wo kuganira hagati yabo byatumye baba inshuti. Babaye inshuti mu gihe gito bamaranye. Ntitwari tuzi icyo baganiriye kandi ntitwakimubajije, ntabwo byaturebaga. Nyuma yaho baje kumusura mu rugo bombi bari kumwe, batashye arabaherekeza. Kubw'ibyo kuba baburiye rimwe, si uko ari umuntu wabashimuse kandi ntabwo ari uko byahuriranye, ahubwo bose bapanze kugendera rimwe, ni ibintu bapanze. Na Sefu tubivuze neza, abo bandi bari babayeho nabi, imiryango yabaguze bakandamiza,
nk'uko abakovani benshi bafata Barivati. Ariko mushiki wanjye yarafashwe neza, yarayaganiriye neza na Beritani, bahana amasezerano. Muratekereza ko ari iki cyaba cyatumye agenda? Dokari ati yashutswe byanga bikunda. Abakovani bafite umuco w'uko umuntu bazanye mu rugo rwabo babanza kumufata neza akishima akabyibuha, bakabona kumukoresha icyo bashaka cyose amaze kugarura kabiri. Uzareba abantu borora amatungo yo kurya, arigura ryarahombye, imisaya yarafatanye, mu nda harabaye nk'aho intare cyangwa imbwa y'impigi. Mu minsi mike arigaburira ibyo kurya byiza birimo intungamubiri, akariha amazi, akarivuza, akarikingira indwara, akariha ubwisanzure. Naryo riragenda rigaterana, rikabyibuha, rikamera neza cyane. Umunsi wo kuri ryo gera ryarabyibushye, rikibwira ko rigifashwe neza, ariko inkota rinyura mu mihogo bakaricamo ibice rigahinduka ifunguro ryo wariguze. Uko niko abakovani bagenza abakobwa bagora mu bwoko bwanyu, kubera ko ubukene buba bwarabishe barananutse. Iyo babuguze ngo bagire abacakara, mu mezi ya mbere ntacyo babakoresha kindi usibye kubitaho birenze urugero. Muri iyo minsi abo bantu barishima cyane, bakumva ariko ubuzima buzahora. Iyo bagaruye umubiri nibwo batangira kubakoresha imirimo ivunanye cyangwa bakabakoresha babishimishirizaho. Uko ni nako byagendekeye abo bakobwa, nabo babanje kwitabwaho, nyuma yaho bakoreshwa ibyo ababaguze babaguriye. Birashoboka ko mu gihe baganiraga na Taviya yababwiye ko we hanafashwe neza, bakamubwira ko ari ibisanzwe ku muntu wese mushya, ko nawe ariko byatangiye bigatangira bafatwa neza, ariko bakamwumvisha ko ibyo bizahinduka, nyuma tukamwihinduka tukamukoresha nk'uko nabo bakoreshejwe. Uko biri kose baramushutse arabyemera, yemera gucikana nabo. Nyamara baramubeshye, kuko ntabwo twari kuzigera duhemukira muramukazi wacu, umugore wa musaza wacu umwe rukumbi. Oya rwose. Beritani yumvise amagambo mushiki we yaravuze, yumva harimo ukuri, ariko nta gisubizo cyo kugera kuri Taviya cyari kirimo. Na Sefu nawe yumvise ari byo, aramubwira ati ni byiza ko mutari kuzamuhinduka. Ibyo ngibyo byo rwose nanjye ndabyizeye. Beritani yamukundaga, ntiyari kuzamuhemukira na gato. Icyakora natekereje ko ubwo Beritani afite ibyo yamuhatirije, bigatuma atekereza ko bizarushaho kuba bibi, akaba azanabishyiramo imbaraga kugira ngo bikunde, bigatuma ahonga. Beritani ati watekereje ibitari byo, iryo kosa sinarikora. Abo basirikari bari bazanye na Sefu aho kwa Beritani bo baramwubahaga cyane, kandi cyari cyatumye bahitamo ngo bamuherekeze nuko ari we yizeraga mu bo yarayoboye mu ifasi yose. Umwe yaramubwiye ati databuja, akarengane mukorerwa akenshi ntabwo tukiyumvisha, kuko twebwe dukomeza kumva ko muri rubanda rwo hasi mukwiriye kudutunga mutanga imisoro umunsi ku wundi, akutikoreye ntiwumva uko karemereye. Ariko igihe kirageze ngo mubishyiraho akadomo. Umwami wanyu Rivati akwiriye kwemera agapfa arwana aho kumanika amaboko kuriya. Dore ubu yabaye nk'igikoresho. Kuva ubwami bwa Kovani bwigarura ubwami bwinshi, ubundi bwami burimo n'ubwanyu bwamanitse amaboko. Kovani yanze kurimbura Rivati kuko bahoze ari inshuti, na Rivati yaratinye ntiyarwana. Yumva ko Kovani yamutsinda, bituma amufatirana, yohereza abasirikare b'Abakovani mu bwami bwanyu. Abasirikare bo bagira abarinzi b'ibipangu n'inyubako zisanzwe. Rero njye mvuye ku ruhande rwa Kovani, nanjye niyunze kuri mwe. Beritani ni mugenzi wacu, ariko yumva agahinda kawe, none mwabaye inshuti. Njye ndahiriye ko nibiba ngombwa nzagwitangira kuruta uko Beritani mwabaye inshuti mbere yakwitangiye. Ntukomeze kumfata nk'umusirikare uyoboye mu ifasi y'iwanyu gusa, umfate nk'umuntu ushaka impinduramatwara mufatanyije. Umwami wanyu Rivati nibiba ngombwa nawe azicwe, kuko ntashoboye kurinda igihugu cye. Yaremeye abongerezwa muheto, nta kintu yakoze, ubu akora icyo ategetswe, kandi yakaba yiga uburyo ki yakoresha akirukana ubwami bwa Kovani mu gihugu cye, akagerageza agakoresha imbaraga ze zose, ubwami bwe bukareka gukandamiza abaturage banyu, byateza intambara akayirwana, byaba ngombwa akayipfiramo. Ukwiriye kumuganiriza mu ibanga, kandi bizagira icyo bigeraho. Rivati akeneye kubona umuntu umukangura, agaca Kovani intege, kandi abaturage banyu kuko bamaze kurambirwa imisoro batanga. Ashoje intambara bamufasha kuyirwana, ariko ariturije, kandi nakomeza gutuza gutya, n'ibisekuruza bizakurikiraho bizakomeza gukandamizwa. Icyiza no kuyagerageza, nibura agacira inzira abandi bazakurikiraho, wenda bo bakazabona aho bamenera, bakirukana ubwoko bwacu mu gihugu cyanyu. Kuko nibikomeza bitya, muzakomeza gupfa gake gake, umwe umwe, birutwe nuko yari kuzaza akabarimbura akabicira rimwe. Birambabaza uyu mubyeyi yigurishije cyangwa akagurisha umukobwa we ngo abasigaye babeho babone amafaranga yo gutanga imisoro. None bigeze aho nawe ubura amahoro kuko mushiki wawe bamutwaye. Kuba ubabaye njye biri kumbabaza, niyo mpamvu ndi ku ruhande rwawe. Uburyo bwose urifuza ko tumushakamo, nubwo buraba bwo kumena amaraso yacu bwite, ndagufasha. Nicyo kuba umusirikare bisobanuye, ni ukurinda ubuzima bw'abaturage, ntabwo ari ukubwangiza nk'uko tubikora. Undi mugenzi we yaramubwiye ati nanjye ndagufasha uko byagenda kose, sinjye wasigara. Na bagenzi bacu bajyanye n'amasarina, ndabizi neza ko batishimira guhohotera bagenzi banyu,
Hari igihe kimwe twigeze kujyana gusoresha mu rugo rw'umurivati, avuga ko nta mafaranga afite kandi ko afite umwana urwaye, baramwihorera bavivura ko umusoro yawutanze, uwo mwana we wari urwaye baranamuvuza. Nabo bafite umutima mwiza, siko twese abakovani twanga abarivati. Beritani yaranezerewe yishima kurushana na Sefu, bahise bahoberana bose, Dokariye nabo biyungaho bahoberana uko bari batanu. Bose bari bagiye gufatanya bagashaka Taviya, bagafatanya gukura nyina mu maboko y'abamuguze, kandi bagashaka uko bazatuma ubwami bwa Rivati bugira ubwigenge bukava mu maboko y'ababukandamije. Beritani yabwiye Dokariye ati, ngwino tujyane mu ngo z'abo bantu babuze abo bakobwa, wenda twabonaho ibirenge byabo byakandagiye tukaba twabakurikira, bidufashe no kumenya ngo bagiye ryari, tumenye niba tubakurikiye twabafata. Dokariye yagiye imbere, na Sefu na Beritani bakurikiraho, b'abasirikare bari bamaze kubiyungaho bundi bushya nabo bajya inyuma. Na Sefu yaramubaje ati, harya wavugaga ko turi bugenze dute kugira ngo mama ave hariya hantu? Ubushize nagiyeyo ubanga ko mureba nibura. Naratakambye, umujenerali anyubahira ko dufite amapeti angana, yemera ko munyereka byonyine. Nasanze mama kubitwa agafatwa ku ngufu. Nabasabye kubishyura amafaranga bamuhaye nyakuba kabiri barabyanga. Abandi basirikare baranseka cyane ngo mu bagore bose bafite mama niwe bakunda kurusha abandi ngo ntibamurekura. Nabuze aho mpera ndwana ndumwe, bari ikigo cyose cya gisirikare sinari kubatsinda, bari kumviraho indi imwe kuko ari ubwoko bumwe. Noneho watekereje kuhamuvana ute? Ese uzashoza intambara? Nawe ati Rantaro uzi neza ko yamwifuje, akifuza kumugira umugore bwa mbere. Uwamubwiye ko yaje kubana nanjye, none uzagenda umubwire ko wababajwe no gusanga mfite abandi bagore nari narabahishe, kandi ko ndi umunyamwaga bafata nabi, bityo ko utakwemera ko mbana na mushiki wawe. Uzamubwire uti, Rantaro, ndeba ukuntu uri umuyobozi mwiza, nkareba ubutunzi ufite, igitinyiro n'ubuhanga ukorana ibintu, urukundo ukunda abagore bawe nuko abaturage bafata neza kandi bakakubaha, nkabona waba umugabo mwiza wa mushiki wanjye. Nicuza ko ntahise nkwemerera kumutwara, nkemera ko bamujyana kandi ari wowe yari akwiriye. Amakuru ahari rero nuko wamujyanye atigeze amukoraho, nta na rimwe yamuraranye aracyuzuye nk'uko wakabaye uramutwaye ameze. Ariko mushiki wanjye Tavi yarambwiye ati, nta mugabo azemera mama akiri aho ari, ngazemera yiyahure aho kubana n'uwo ari we wese. Yaravuze ati, wowe Rantaro yaza mukibandira cyane ko ngo yakwikundiye nubwo wamuharika, ariko nanone ashaka kujya muri kiriya kigo cya gisirikare agasimbura mama. Sinzi rero icyo wabikoraho. Ukivuga ayo magambo, Rantaro azahita avuga ati, aho kugira ngo uriya mukobwa ajye mu kigo cya gisirikare kandi ankunda, reka nkureho umubyeyi ahubwo umukobwa azatubana nanyishimiye. Beritani amaze kumubwira atyo yahise amubaza ati, urabyumva ute? Ese Rantaro ntiyaba inzira nziza yo kubohoza nyoko? Na Sefu ati, uwo mugambi uteguwe neza cyane, icyakora nyine kuwusobanura neza kurushaho. Nyuma yo kuhamuvana hazakurikiraho iki? Ko Rantaro atazabona umushiki wanjye azaba yabikoreye. Beritani ati, byanga bikunda ibi bintu bizateza imvururu. Na Sefu aseka ati, none nibyo ushaka? Nawe ati, tuza yewe nkubwire, umubyeyi wawe ukimubona uzamuhungisha, aba basirikare bawe kuko babaye inshuti natwe bazahita bamujyana mu miryango yabo kuko bavuka inaha Ikovane. Nibamara kumucikisha uzafata umwanya ujye kuganira na Rantaro nawe ushaka uko umwica. Urabyumva ute byo? Na Sefu ati, nishe umuyobozi w'ifasi naba nteje ibibazo bikomeye cyane, havuka intambara y'urudaca kandi abasirikare baba bahanganye nanjye njyenyine. Beritani ati, wibuke ko tutahawe kuba abasirikare bahagarariye abandi mu ifasi kubera impuhwe batugiriye, nuko dushoboye batugize nk'abajenerali kuko tubifitiye ubushobozi. Turi abajenerali, twarabikobokeye, ubwenge bwacu n'imbaraga zacu bihuriye hamwe byatuma tubona umwanzuro mwiza. Njye ni igitekerezo nari nguhaye, nawe ubugitekerezaho. Ubwo buryo bwazamura imvururu ndabyemera, wenda ariko abaturage banyu barambiwe gusoreshwa nabo barwana iyo ntambara, ntabwo wayirwana wenyine. Icyambere ahubwo ni ukureba ukuntu abaturage bajya mu mitwe nabo bakumva ko umunsi habaye imvururu bagomba kuzarwana intambara bivuye inyuma bagashaka ubwigenge bwabo. Bakomeje kugenda bagera ku rugo rwa mbere iwabo wa Bekasi. Beritani niwe winjiye ajya kubaza igihe baba baburiye Bekasi. Yahasanze abasore babiri bamubwira ko bamubuze mu rukerera, ko ubusanzwe yabyukaga saa 11 agateka, ariko bakaba babyutse basanga adahari. Yababajije icyo bakoze bamubuze, nabo bati, twabyutse turamubura, tubura imyenda yose, duhita tumenya ko yatorotse, nta kindi twari gukora. Hari abandi bakobwa bazaga hano hashiriye bagatoroka, ibyo rero nta kibazo tubigiraho cyane, duhita tujya kugura undi muri vati, yabura data akishyura abasirikare b'abakovani bariyo bakamuha bashaka w'irivati. Beritani atubivuze ko abakobwa bose b'abarivati baba mu ngo zimwe na zimwe zina Ikovani, bo ubwabo bataba barigurishije ngo imiryango yabo muyihe amafaranga, ahubwo yishyurwa abasirikare. Naho ati, byose urumva birenze? Ubwo uratekereza ko umukovani wa nyawe ufite amafaranga ye yagenda akabura umukobwa ngo nuko umukobwa yaba atabishaka?
urebe ko data atari bugarukane umukobwa mwiza cyane wo muri vati. Ahubwo se wowe wazanye aracyahari? Ngo hari agakobwa wazanye twigeze kukabona gaherekeje Bekasi, ni na keza, nuko arakabi tuba twarakararanye. Beritani yagize umujinya ahita abafata amaboko atangira kubahondagura. Ba Nasefu bahise baza biruka ngo barebe ikibaye, basanga ari kubahondagura byacitse. Yababwiye amagambo bari bavuze, nabo bararakara, gusa abasirikare ba Nasefu baramubwira bati abo bihorere twigendere. Dokariya nawe yabwiye musaza we ati mwaba muri guteza akavuyo, ibi bintu bakeneye kubishyiramo ubwenge kuruta imbaraga, kuko nubwo iri vati bakorera ubugome inaho hari amahoro. Umuntu wese uhemukiye undi w'umukovani arahanwa. Mwituma rero bigera kuri Kovani ubwe ngo mwakubise abantu b'abakovani bagenzi banyu mubaziza ko bavuze n'aba bari vati. Uwo yishimira gutesha agaciro abari vati hamwe nabo mu bundi bwami yigaruriye, kuko bituma ubwami bwe bukomera, bigatuma ubwo yigaruriye burushaho gucika intege. Amenye ibyo muri gukora mwabizira. Beritani ati njye wabizira wivangamo abandi, dukomeze ahubwo twereke no kwa Verumone. Berekejeyo bahageze basanga hariyo umusaza. Uwo musaza Beritani yamubajije igihe aburiye umukobwa, amubwira ko atazi igihe yagendeye. Yamubajije icyo Verumone yamufashaga, naho tuyoboye icyo umukobwa waguza gufasha. Hari umugore ubona hano se? Hari umwana umbonana usibye ababuzukuru baje kunsura, none urabaza ubusa? Beritani yasobanukiwe ibyo yaramubwiye. Habuze gato ngo amukubite, yibuka amagambo ya mushiki we Dokariya yo kudateza akavuyo, agaruka ku irembo. Yabwiye Beritani ati tujye mu rugo dutegereze Masarina nabo bajyanye, nibahagera batamubonye turashaka ikindi twakora. Bageze mu rugo basanga bahageze ako kanya nabo. Masarina yaravuye mu cyumba cya Tavi afite urwandiko rufunitse neza. Ni Tavi yari warwanditse, inyuma yashyizeho izina rye hamwe na Beritani. Bakihagera Masarina yahaye Nasefu urwo rwandiko. Nasefu atararufungura, Masarina aramubwira ati twashakiye ahantu hose ntawigeze amubona, ikindi imyenda yose iracyahari, yajyanye yari yambaye gusa. Birashoboka ko urwo rwandiko rurimo amakuru ye yose. Inyuma hari handitseho Taviya, hari hakitso handitseho na Beritani, bivuze ngo ubutumwa niwe bwari bugenewe by'umwihariko. Nasefu niwe wari ugiye gusoma. Taviya yari yanditse ati Beritani, uru rwandiko ukirubona uzatumeho Nasefu umubwire ibirimo. Uzamubwira uti Taviya yaravuze ati niwe musaza wanjye nigeze, niwe duhuje amaraso, niwe wenyine tuva indi imwe. Nuza kwa Beritani ukambura ntuzatekereze ko bangiriye nabi, ndetse Beritani nari ntangiye kumukunda. Icyakora ihame ryanjye riracyari ryarindi, sinabana n'umukovani mu gihe mama ari guhohoterwa na bene wabo. Twahanye isezerano ko nabohora mama nzaza nkamubera umugore, kandi kuko nzabikora. Mu gihe bitaraba nabaye ngiye ahantu hari amahoro n'umutekano. Yagarutse kuri Beritani ati wabaye inshuti nziza kuri musaza wanjye. Ni abakovani bake bameze nkawe bemera gukunda muri vati bakumva ko afite agaciro. Kuva uri inshuti ya musaza wanjye byagushyize mu bibazo, wemera kurakaza Rantaro unzana iwanyu, wemeye ko uzajya utanga 1/2 cyayo uzajya uhembwa ugafasha abari vati bakennye kubona imisoro. Sinakwibagirwa ko wavuje data ari hafi gupfa. Urukundo nkunda ndarubona ndanarwubaha, nubwo njye narakwiyumvamo cyane. Simpakana ko waba umugabo mwiza, ariko mu gihe mama akiri hariya ahantu nta na rimwe nzigira nshaka umugabo. Mfite intego yo kuzajya kumusimbura aho ari. Nasefu ageze aho yahise abwira Beritani ati ibyo wambwiraga ko nzabwira Rantaro ngo mushiki wanjye ashobora kujya gusimbura mama nawe nibyo yanditse. Beritani ati urumva ko urukundo rwari rwaje rero, ubwo umwe icyo atekereza n'undi yabaga yakimenye. Nasefu ati ibyo bireka nisomere. Yarakomeje ati Beritani, nimumbura ntimunshake kuko nahunze kare cyane. Ukijya kuryama icyo nakoze ni ukwandika uru rwandiko byonyine. Nahise njya kureba Bekasi na Verumone turigendera. Bo bahunze kuko aho babaga babafataga nabi mu buryo bukabije. Bambwiye ko nanjye ari iminsi mike mugatangira kumfata nabi, gusa uko bashiki bawe bankundaga, uko ababyeyi bawe bamfataga, byatumaga mbizera cyane nkumva ko wenda bitazaba. Nakundaga uko banyitaga umukazana, nubwo njye nawe tutari twakemeranyije ko turi abakunzi bya nyabyo. Nzakomeza kumenya amakuru yanyu nubwo ngiye kure. Mama nava aho ari nzizana ako kanya nze kukubera umugore, nzubahiriza isezerano tugiranye. Nasefu akimara gusoma iyo baruwa amarira amuzinze mu maso, asaba imbabazi iwabo wa Beritani kuko yari yatekereje ko babigizemo uruhare bagatuma mushiki wacika akagenda. Babasirikari bari bajyanye na Masarina babajije Nasefu bati tugufashe iki? Naho ati ku kijyanye n'iki? N'ubu tuyobora abasirikare benshi kuko wahawe ifasi yose. Muri abo bose nitwe wizera twenyine, waba ugiye ahantu hakomeye ahoroheje mu nshuti mu kazi, akaba ari twe tuguherekeza gusa. Bivuze ko twizera. Ubwo twajyanaga na Masarina dushaka mushiki wawe, yatubajije uko tugufata, tumubwira ko tugufata nk'umuyobozi wacu, ariko kuba tugize inshuti kuko ari twihitamo ko tukuba hafi. Yatubajije ati ese mwakora buri kimwe kubwe mu gihe yaba ahuye n'ikibazo? Twamubwiye tuti yego rwose, none dushaka ko tubwira icyo utekereza icyo ari cyo cyose maze tukagufasha.
nibiba ngombwa ko tumena amaraso yacu dushaka mushiki wawe nabyo tubikore, ariko tumubone. Nasefu yatunguwe n'amagambo yabo. Ntiyariteze ko abasirikare bane yagendanaga nabo bari bari ku ruhande rwe benda ku kageni kandi ari abakovani. Abo bari biyongereye kuri Beritani. Nasefu yarababwiye ati reka dupange imipango mizima, ubwo mubinyemereye nimucyo dufatanye turebere hamwe icyo twakora. Bamaze umwanya babiganiraho, bahuza ibitekerezo, barangiza bari kumwenyura. Amasaha yarakomeje kugenda. Nasefu n'abasirikare be basezeye kuri Beritani na bashiki be n'ababyeyi babo ati ubwo turakomeza kuvugana binyuze ku ntumwa, umwe muri abazajya kuzanira amakuru nawe umuhande. Baratashye baherekeza nubwo bari ku mafarashi. Baragiye, bageze imbere bumva hari inyoni iri gusakuza cyane mu bihuru byari hepfo y'umuhanda, bose barayirangarira. Mu kuyirangarira bahise babona umuntu uryamye hasi wagira ngo yapfuye, yaratwikirije umwenda, kandi uwo mwenda n'uwo Tavi yakundaga kwitera. Nasefu na Beritani bawuboneye rimwe, basakuriza rimwe bati ayiwe Tavi bamwishe. Birutse basatira umurambo wari uryamye. Nubwo bwinshi bamugereho icyarimwe, bakuraho uwo mwenda Nasefu abona atari we, ariko Beritani wakomeza kuvugira hejuru ataka n'agahinda kenshi cyane. Uwo mukobwa yari amuzi, ni Verumoni wari wahapfiriye. Nta gikomere na kimwe yari afite usibye amaraso yari yumiye ku munwa. Yabwiye Nasefu na bagenzi bati ni Verumoni, umwe wabaga kuri wa musaza hamwe twagiye bwa nyuma. Taviya yari babwiye ko bamujyanye ahantu hari amahoro n'umutekano. None umwe mu bari bamucikanye yari asanzwe mu nzira ari umurambo atwikirijwe umwenda wa Taviya ubwe. Nasefu yatatse umutwe, bamufata mu maboko baramukomeza. Nubwo nta murambo wa Taviya babonaga, we yanzuye kubwo nawe yishwe. Aho gukomeza urugendo ngo basubire mu gihugu cy'iwabo, batangiye gushakisha hose ngo barebe ko batabona undi murambo. Bigiye imbere, umwe muri bo abasirikare abona undi mwenda. Beritani yari ufashe ngo urebe neza, we na Nasefu bemeza ko atari uwa Taviya, ariko bakeka ko waba ari uwa Bekasi. Bibajije icyo gukora, bose imitwe irabarya. Baketse ko byanga bikunda bahuye n'abagizi ba nabi mu nzira bakabashimuta cyangwa bakabica. Nasefu waribwaga umutwe yarababwiye ati uko biri kose mushiki wanjye yafashwe. Uko ndi kubitekereza nuko bibwiye ko bamujya ahantu hari amahoro, bagera mu nzira bagorana abakovani bagashaka kubafata ku ngufu cyangwa kubajyana ngo babagira abacakara, bo bakabarwanya, bo bakabajyana ngo bajye kubakorera ibyo bakorera abandi bakobwa bo mu bwoko bwacu. Taviya we yavuze ko kugira ngo bikorerwe bitari mu rwego rwo gutabara mama ko yahita yiyahura. Niba nawe batamwishe ngo bamunage hafi aha, bivuze ko ubwo aziyahura nyuma yaho. Yabaye nk'umisonga myinshi ifashe mu mutwe, arara baryama hasi. Uko bari batanu, abasirikare bane bari baje bamuherekeje na Beritani babonye ko nawe ashobora kubapfiraho. Beritani yamwurije ifarashi, abo bane baramubwira bati turakomeza dushakisha ahantu hose, wenda twabona ibindi bimenyetso. Woweho mutware bashiki bawe bamwiteho, arajya kugarura akabaraga n'ubwenge twagarutse. Bahise batatana, buri wese agenda uko yitegereza hirya no hino ngo arebe ko atabona undi murambo cyangwa se akabona ikindi kimenyetso icyo ari cyo cyose. Bari bahanye gahunda y'uko nyuma y'amasaha abiri buri wese yaciye uko ari gushakisha buri buze kongera kugaruka aho hantu. Beritani yagiye ku ifarashi imwe yari yajeho ubwe, ayitwayeho Nasefu, indi agenda nayo yikurura kuko ariyo Nasefu yari ariho. Yagiye yivugisha ati igitumye agwa hasi ni uko umubiri n'umutima we bihise binanirwa. Agahinda, umujinya, ubwoba no guhangayika gukabije bimuhuriyemo bimutera kubura imbaraga, bituma ubwonko bwe bunanirwa kubihuza byose icyarimwe. Amaraso agabanuka mu bwonko, ibitekerezo birahungabana, umubiri urushaho gucika intege, ahita agwa hasi yataye ubwenge. Yabaye nk'aho amuvugisha nubwo arabizi neza ko atari bubyumve, ati nibura ugarura ubwenge kare kandi ubashe kwakira ibikubayeho, kuko utari muri uru rugamba kururwana twenyine byaba bigoye, kandi naho byakoroha mushiki wawe hari niba akiri muzima amenye ko nawe utakiriho, yaba abonye impamvu yo kwiyambura ubuzima. Rwose ntupfe, ukomeze uhumeke, kandi urwo mukunda ntirunyemerera kumubura ku mpamvu zitamuturutseho, keretse ubwe yanze ko atazigera nkunda na rimwe. Namureka ngakomeza kwibera inshuti yanyu akazambera nka mushiki wanjye, namureka ngakomeza kwibera inshuti yanyu, uwo yazakunda nkamushyigikira nka mushiki wanjye mu gihe cy'ubukwe. Ageze mu rugo, Dokariya na Maserina bakimubona bagize ngo Nasefu arapfuye. Baje barira babaza uko bigenze. Beritani ataguye hasi ata ubwenge ariko ni muzima. Birasaba ko tumushyira ahantu hatuje tukamuhungiza kugira ngo abone umwuka uhagije, wenda yagarura ubwenge n'imbaraga mu gihe gito. Yabasobanura ibyabaye bararira. Dokariya aramubaza ati none se uwo murambo usize he? Nawe ati tuwusize aho mu gihuru. Dokariya n'agahinda kenshi ati ubwo se kuki mutawuzanye? Verumoni koko yapfuye? Beritani ati ntabwo nari kubona uko muzana, kandi sinigeze mbitekerezaho, ubwenge bwanjye nanjye bwari buvuye ku murongo, ndetse abandi bo bakomeje gushakisha ko hari ikindi kimenyetso babona. Maserina aramubwira ati uriya musaza babanaga, ariko amubonye yapfuye kandi yari yamutorotse yanamwihakana. Ubwo rero nitwe bireba, nitwe dusabwa kumenya icyo gukora.
Beritani yaramubwiye ati byaba byiza umuntu agiye kureba umuyobozi wa teritwari akamubwira ibibaye kuko atuye hafi, hanyuma ukamubwira ko ari njye wabigusabye kandi ko turi buhurire ahari umurambo. Nubwo bwose abarivati bafatwa nk'abantu bari hasi, ntekereza ko batakwicwa nk'imbeba ngo ntagire icyo bibwira umuyobozi. Niba yishwe ejo n'umukovani yakwicwa, uwaba wamwishe uwo ari we wese afite umutima mubi ku buryo nawe ubwawe yakwica. Masarina yahise ajya ku muyobozi, Beritani wasubira kureba wa musaza amubwira ko umukobwa wabaga mu rugo rwe yasanzwe mu nzira yapfuye. Aho kubabara, umusaza yaravuze ati ubundi se kajyaga he? Ni byiza rwose ko gapfuye, ntikari kunsuzugura ngo gahunga bigahire. Beritani arakiye amukubise urushyi ruremereye n'ubwo ari umusaza, amusaba guhaguruka bakajyana kureba uwo murambo. Umusaza yakomeje kubyanga, amubwira ko yirwara indwara nyinshi cyane zitandukanye, ko atakora urugendo ngo ajye aho hose. Nawe ati ndakuriza ku ifarashi, nturagenda n'amaguru, kandi umenye ko atari kure cyane, uretse ko nubwo haba ari kure ntabwo usiga hano, ugomba kugerayo. Urira ifarashi tugende. Ubwo yari aho, Masarina yamaze kugera ku muyobozi wa teritwari wari utuye hafi y'iwabo. Yaramubajije ati ese umuntu agiye mu muhanda akabona umurambo w'umukobwa ukiri muto yakora iki? Umuyobozi ati yaza akabitubwira. Nawe ati nyuma yo kubikubwira mwakora iki? Undi ati twakurikiza inzira zose ibindi bibazo bikemurwamo, urumva icyo cyaba ari ikibazo tugomba kugikemura. Masarina ataramutse ari umukobwa wo muri Vatise. Uwo muyobozi yaramubwiye ati wowe uzi amategeko kuko iwanyu havuka y'umujenerali, uzi neza ko urupfu ari ikibazo cy'umutekano. Kuba wowe nk'umukovani wabona umurambo wo muri Vati mu muhanda w'ikovani, aho ntitwagendera ku bwoko bwe cyangwa ku gihugu cye. Uwaba wabonye umurambo yabimenyesha umuyobozi nkanjye cyangwa akabibwira abashinzwe umutekano. We ntiyaba yemerewe kumukoraho kugira ngo ataza kugira ibyo ashinjwa mu iperereza. Yatanga ubuhamya bw'uko yamubonye byonyine. Kuko ubuyobozi bwaba bwabimenye, byaba bigiye mu maboko yabwo. Bwakora akazi kabwo ko kuwutwara no gukora iperereza batitaye ngo ni muri Vati, kuko ibyo ni ibintu byahungabanya umutekano rusange, bikaba bishobora gusobanura ko hari abagizi ba nabi badutse mu gace bakora urugomo. Aramutse atishwe n'abantu kandi ashobora kuba yishwe n'icyorezo gishobora gukwirakwira ahantu hose. Ni ibintu biba bigomba kugenzurwa neza byitondewe. Ahubwo kucyo bimbajije ni amahoro? Nawe ati nta makuru nshaka kumenya mbere ya byose. Ese uwo muntu wapfuye yarahunze aho yabaga, yari umuja waho, byagenda bite? Iyo umuntu waturutse abonetse yapfiriye ku muhanda cyangwa yapfiriye ahandi ariho hose, icya mbere ni uko ubuyobozi bumenyesha nyir'umuja. Iyo umuntu afite umuja, icyo gihe aba ari umutungo we. Ubwo n'umurambo w'uwo muja ni umutungo wa nyirawe. Akwiriye kubimenya, agakorwa iperereza ryihutirwa ngo hamenyekane icyamuteye gupfa, tukanareba niba nyirawe nta ruhare yabigizemo, kandi n'uba ugomba kumushyingura. Umukobwa ati mu gihe uruhare rwe rwaba ruhari, nawe ati amategeko ntiyemera ko nyir'umuja akora ibyo ashatse byose birimo ibyabangamira umutekano w'agace atuyemo. Ubwabyo kuba uwo muntu yatorotse agapfa byateza umutekano muke, abantu bagahangayika bumva ko muri bo hadutse umwicanyi, umuntu ushobora gufata abantu ku ngufu, bikaba byatera abandi baje guhunga cyangwa se abandi bantu bagahangayika. Kuba yaba yakoze igikorwa cyangayikisha abandi rero cyaba ari icyaha cyo guhanirwa, agacibwa amande kandi akabuzwa kuzongera kugura abaje. Masarina arakaye ati ikibazo si uko umuntu yaba yapfuye, ikibazo ni uko gupfa kwe kwatuma bamubonye b'abakovani cyangwa babimenye bahungabana. Yaramusubije ati siko biri, mu by'ukuri kovani ntiyemera ko umuntu yica undi utari umwanzi w'igihugu ataberewe uburenganzira n'amategeko. Nubwo abari Vati basuzuguritse, bakaba badafite uburenganzira bungana n'ubw'abakovani, kandi byemewe ko umuntu abagura akabakoresha ibyo ashaka. Kubica byo bisaba ko hakurikizwa amategeko. Nta muntu ufite uburenganzira bwuzuye bwo kwica. Ari we wabikoze yabihanirwa cyane nk'uko yakwica umukovani. Uwamwishe biba byumvikana ko yakwica n'abandi. Ubwo rero mu gihe yamwishe tuba tugomba kubikurikirana, nabikubwiye. Masarina amubwiye byose ko hari abakobwa batatu babaga muri ako gace bacitse, harimo uwabaga iwabo, anamubwira ko ba Beritani bageze kuri umwe yamaze gupfa. Uwo muyobozi yahise ahagarukana n'abasirikare babiri bamurindiraga umutekano, baherekeza Masarina bajya kureba uwo murambo wa Verumone. Bakihagera Beritani yahise ahagera nawe ari kumwe n'awa musaza amutwaye ku ifarashi. Ubusanzwe Beritani yari ayoboye abasirikare bose bo mu ifasi y'iwabo. Icyakora iyo yabaga agiye gusura iwabo bisanzwe, yagendaga nk'umuntu usanzwe ku ruhande rumwe, kubera ko yizeraga umutekano wabaga mu gihugu, abaturage babanye neza hagati yabo, azi neza ko ntawamubangamira, kandi nawe yari yizeye mu mbaraga ze, yumvaga ko yakwirwanirira. Yajyaga wenyine nta musirikare n'umwe umuherekeje. Ariko mu guhuriraho, kuko hari havutse ikibazo kimureba nawe nk'umukuru w'abasirikare bo mu ifasi yose, abo basirikare bari bazanye n'umuyobozi wamuhaye icyubahiro cye nk'umuyobozi wawo. Yagombaga kuba we nyawe w'umusirikare akagira uko abikemura. Abo basirikare bari bazanye n'uwo muyobozi bagombaga kumwubaha nk'umuyobozi wabo, bagakora icyo ababwiye cyose.
Uwo muyobozi wa teritwari yegereye umurambo abona uwo mukobwa yarigeze kumubonaho. Yabajije uwo musaza wari waraguze Verumona uko byagenze ngo umukobwa amucike, amubwira ko yamutorotse akamushaka akamubura. Umuyobozi yahise amubwira ati iyo umuje yatorotse akabura nyir'umuje ahita ahanwa kubera kutabimenyesha ubuyobozi nk'inshingano ye hakiri kare, kuko umuje watorotse afatwa nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano wa teritwari. Umusaza ati nibwo nari nkibimenya ko yatorotse nari kuza kubibabwira. Beritani yari yacecetse yabihoreye. Uwo muyobozi yahise avuga ati icyo akora nta ruhare yagize mu rupfu rwe biragaragara kuko yapfuye yari yatorotse. Ubwo icyo urakora ni ukumujyana ugahamagara abantu bawe mukamushyingura kuko nta wundi bireba, mutwara ujye kumushyingura. Beritani yarikoroje areba ku rundi ruhande. Uwo muyobozi araza aramwegera aramubaza ati nyakubahwa, hari ukundi twakemura iki kibazo? Kuko abakobani bamwe na bamwe ntibamufasha gushyingura umurivati w'umuja, akwiriye kumwifasha kuko ari uwe. Beritani avuga nk'umujenerali koko yaramubwiye ati iki kibazo kigomba kumenyekana ahantu hose bakamenya ko hari umurambo wabonetse ku muhanda, biratuma rubanda barushaho kwirinda ubwabo no gucunga abaja babo. Kuri iki kibazo abasirikari hafi ya bose barakoreshwa mu gushakisha bagenzi be bari kumwe, kuko wasanga ari bo ubwabo bamwiciye. Ugiye gukoresha aba basirikare bakurinze batanga amatangazo ku bandi basirikare bahereye ku bari mu bigo, bose dufatanyiriza hamwe dushakisha abakobwa babiri b'abarivati bari mu mihanda no mu mijyi. Hari ubwo bagenzi be baboneka bakavuga uko byagenze ngo mugenzi wapfe, cyangwa se nabo tukamenye niba bagiriwe nabi, hari igihe twaza kubona indi mirambo. Uwo muyobozi nawe ntiyari kurenga ku cyemezo cya generali w'ifasi, kandi we yarayoboraga agace gatoya k'ifasi ariko teritwari. Yafashije uwo musaza gukura Verumona aho mu muhanda bamujyana mu rugo kuri uwo musaza. Abasirikare bo bajyana ubutumwa ku bandi bahereye ku bigo bya gisirikare. Beritani yasubiranye na Masarina mu rugo ngo barebe ko na Sefu yaba yakangutse. Basanze Dokari yamuryamishije ku buriri atarakanguka. Babwiye Dokari uko ibintu byose byagenze. Beritani aramubwira ati biri bugire icyo bitanga wenda abasirikare bose bo mu ifasi nibashakira hirya no hino bashakisha ko babona Tavia na Bekasi. Iyo baramuka babonye kubamenya byari kuborohera kuko uruhu rwabo rwari rwihariye. Nubwo bari kugira uwo bafata bakamwibeshyaho, bari gukomeza gushaka mpaka bageze ku banyabo. Abarivati n'abakovani ntabwo bari bafite uruhu rumeze kimwe, buri umwe yabonaga undi agahita amwibwira. Niyo mpamvu abo basirikare batari babazi bagiye kubashakisha bizeye ko bababonye babamenye. Nyuma y'iminota 35 Beritani agarutse mu rugo, abasirikare bane bari bazanye na Sefu baje bamubwira ko nta kindi kimenyetso babonye. Yarababwiye ati nimutuze, nakoresheje abasirikare banjye bose bo mu ifasi, ubu bari gushakira mu byerekezo byose. Babiri muri mwe nimugende mubwire Rantaro ko na Sefu yari yaje inaha aje kureba mushiki we ngo amwumvishe ko agomba kwibanira na Rantaro wamwifuje, ariko akaba yakoze impanuka ari kwifarashi ntakomereke ahubwo akaribwa umutwe. Biratuma Rantaro yishima yumve ko na Sefu cyari cyamuzanye ari kubwira mushiki we ko agomba kubana nawe. Mu gihe araba atarakira akiri hano ngo agaruke mu nshingano ze, Rantaro aramutegereza afite icyizere ko mushiki we agiye kumuhabwa. Ibyo kandi biratuma akazi ke gakomeza kugenda neza atagira utekereza ko yavuye mu nshingano nkana. Abo baragiye, Beritani asigara aganira na bashiki be n'abo basirikare babiri bandi. Buri kanya yajyaga kureba niba na Sefu yakangutse. Igitangaje ni uko na Sefu ari we uri wigushije hasi nkana akigira nk'aho yataye ubwenge. Ni mu by'umutwe we waramuriye akibona umurambo wa Verumona agatekereza ko na Tavia ashobora kuba yapfuye, ariko ntabwo yabuze imbaraga byo kugwa hasi. Kuva yakwigusha hasi kugira bamuzanye aho kwa Beritani nanone bakamuhungiza bakamuryamisha, ibyo bari bavuganye byose bari aho yari yabyumvise kandi yarakomeje kubumva. Nta gahunda yo guhita akanguka ku kanya yari afite, yarakomeje kubatega amatwi. Nta muntu n'umwe wari uzi ko ibyo byose yabyigize, kandi n'uwari kubikeka ntiyari guhita atahura impamvu nyamukuru yabimuteye. Naha dusoreje igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Ikindi gice nacyo kiri hafi kuko iracyakomeje. Niba higeze gushishikaje, dusigira igitekerezo cyawe, ukande like, nibigushobokera ugire uwisangiza. Naho mu gice cya gatatu.